byaba bibabaje hari abana bagwa mu byaha bagushijwemo n'abakuru. Kuko reka nkubwire, psychology y'umwana ishobora kumugusha mu nk'ibiyobyabwenge par exemple. Benshi babijyamo kubera ko wenda batabana n'ababyeyi. Yego. Kubera ibigari. Kandi koko ndabivuga nk'uwigeze kubikoraho nk'abafite ubumuga bwo kutavuga. Ayinya aha hantu niho nashakaga watinze kuhagera. Abunganizi bahatira abana kwemera icyaha kubera ko babona kuburana rwa rubanza atazabishobora kandi yamaze guhabwa igihembo. Ubu ni ubuhemu. Yes, nanone turagarutse mu kiganiro cy'uyu munsi na mwarimu wacu Karegeya mu ishuri rigari, ishuri ririmo dushobora gukuramo ubumenyi bwinshi butandukanye, kandi njya mbona ko bishoboka hari n'akaririmbo kari narindi kumva. Inama nizo za mbere. Bavuga ati rwose mwarimu wacu turagukunda kuko hari inama nyinshi udufasha gucamo, hari ibyo udufasha kunyuramo bikomeye. Urumva rero bagenda bagushimira muri iri shuri, nanjye ndagushimiye, ari nako nguha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Umeze ute? Ndaho. Yeka karirimbo nagakunze. Ni Inosa, witwa Inosa. Witwa Inosa. Nagakunze cyane. Ari ibintu abakuruye nyine basaba. Abakuruye amarangamutima bakozeho. Ubwo nyine hari ibyo abayibutse simbizi. Yego. Umeze ute mwarimu? Sava. Wifuje gutangira weekend neza? N'akanyamuneza cyane rwose. Ni ibisanzwe ngewe ntago n'akanyamuneza ndagahorana. Yego. Ndagahorana. Ibibazo bishobora kuba ariko nirinda ko bimfata umwanya. Nirinda ko bimfata umwanya. Umeze ute? Sava. Yego. Tubanze twihanganishe abantu, abakiriya, abantu bo ku Rwesero. Numvise nabonye kuri Instagram bavuga ko Kingfisher yafashwe n'inkongi. Yafashwe n'inkongi, ariko bavuga ko ishami rishinzwe kuzimya umuriro muri polisi y'igihugu bagiye gutabara. Twihanganisha abakiriya bari bahari, urumva ni weekend. Twihanganisha abakozi baho na nyirayo entreprise Sonanko. Uziko ari hahari naho habereye yasanganya ya mwarimu Clement. Ubu nyine muri business hari ikiba gipfuye cyane pe. Ubu nk'ama reservation y'abari mu byumba weekend yageze, hari abakiri muri za mu minsi mikuru isoza umwaka. Nabonye hacucumuka icyotsi, niba ari byo bihangane. Bihangane, ubwo ibindi tuzamenya uko byagenze cyayiteye, ariko no kwihangana. Cyo ni kimwe. Hanyuma nshimira abantu batangiye kumbaza ku by'abana ba Nyagatare. Hari umaze kumpamagara ambwira ko abemereye mituwele z'imyaka 5, ariko barimo bambaza tese kutafasha indi ntambwe ngo ukore uvugiza abantu biyandayande barebe icyo bafasha bari abana. Ariko kubera ko nakoze ikiganiro ngendeye ku nkuru y'undi, bisasaba ko nanjye mpigerera. Ntabwo nzajya ngiye kureba ko ari byo, ariko nzabageraho ngiye kureba ngo ese bakeneye iki. Kibanze. Ese harimo abashobora kuba basubira mu ishuri, ni iki gikenewe. Ibijyanye no kurya ibyo byo ni bisanzwe, hanyuma kwivuza n'ibindi byose. Nge nahigereye nakora ntuza, ntago nakora ikintu kimeze nk'isesengura ubuzima bwabo, hanyuma nkabwira abantu icyo abo bana bakenewe. Ntago byatunanira. Ibishoboka ariko nzabikora mvuyeyo. Abantu ntibumve ko nakoze ikiganiro nkajugunyaho. Nzajyayo. Ibyo biri vuba. Ibyo biri vuba. Cyane. Ntabwo rero bari abantu bo ku rugendo bazahandangira, cyane niba ngombwa tujyane hanyuma turebe. Ariko rero usibye no kuba twabivuze, ushobora gusanga hari abatangiye ku intervene batuye hafi yabo, uko twarabivugaga ko nibura abahegereye ibyo badashoboye tukazagenda tukabunganira. Yego. So rero abantu babe bihanganye, bakomeze umutima bawugumane. Umunsi twavuze ngo hakenewe iki, tuzabimenya uko abana bafite imyaka itandukanye, kuzareba uko babayeho, ibyo babasha kubona n'ibyo batabona, byose umuntu azagenda abigire. Urumva ni challenge nyine. Batangiye kumpamagara bambwira ati ko wakoze ikiganiro bikarangirira aho ngaho. Nge ntigereye kuri tere neza.
ushobora gusanga bafite ikibazo cy'aho baryama, ibyo barya, aho bahinga, kwiga, ibintu nk'ibyo byose umuntu agomba kubireba. Ushobora gusanga bafite isambu, ukabaha imbuto, ukabaha n'abahinzi, agafumbire, n'ibintu byinshi ko ibyo ngomba kubyibonera. So amamaza Premium Construction Group buretse gatoya nk'uko bari kubona mu mafoto, gahunda yo kugurisha yo kurangira abantu ibigurishwa n'ibigurwa yabaye ngari cyane uko ntabitekerezaga. Namamaje ikibanza cya mbere cya kindi kigahanga, abantu baraza, abakaje vuba, uwakaje vuba araza. Bugesera hari bitatu, Gahanga ejo bundi nasuye ibindi bibiri, Gasogi nasuye ibindi bibiri, ku Gisozi hari bibiri, noneho hari n'inzu rero iri Masaka, Nyabisindu hari ikindi cya VIP, noneho hajemo n'inzu igeretse ibyumba 5, 3 hasi, abantu turaza kuyibera, 3 hasi, 2 hejuru, ifite ubusitani buhagije, ifite ubwiherero 4, ifite ibikoni 2, ifite na sale 2. Yicaye ku butaka ikorotiye. Inzu mere n'amanegise byose byubakishije amatafari ahiye, inakorotije amatafari ahiye, iteyemo jaride nk'uko babibona. Yicaye ku buso bwa metero kare 1558. Bivuze ngo muri iyo jaride kera kabaye ushobora kuba washyiramo indi nzu. Yubakishije amatafari ahiye, ikingishije muvura, plafond ni muvura, charpente ni ibyuma, noneho amabati ari abayitangukira niba rotoporta sinibuka neza uko bayita, ariko urabibona mu ifoto urabibona. So iriya nzu rero igiciro cyayo ni $300,000. Urumva ko iri mu butaka bugari cyane, n'ibyo byose byayikozweho. So iyo rero niyo ya nyuma, bajye bihangana mpera kubaje nyuma, ariko n'abandi n'ikibanza cya Nyabisindu gishaka 300, Gisozi hari icya 50 hano nyuma ya 80, hari icya 80 hari nyuma ya Rubisi, n'ikijana 50 hari hafi y'ishuri Highgate, sibyo? Gahanga ejo nasuye 2 bifite metero kare 800, bishaka 30 ubwo 30 bishaka 60, kubigurira rimwe cyangwa ugafatamo kimwe, harimo na borune narahigereye. Yego. Bugesera byo ni byinshi byo, ariko biri mu gice cyo hakurya cya Ngeruka, hari cyo bari gusura cyane. Ibindi byinshi kuri Mugesera ho rero naho tuzajya gushakira amasaziro. Abantu bose bo muri generation zacu tuzagenda tuhakorere pension, tujye dusurana, tuzakora akadugudu twakwita nka pension village. Nese kuvuze generation zanyu gusa, ubuse nje nta kantu nahita mfatayo nanjye. We ntago uwo cyakeneye Kigali, hazahasazira uyu uracyakeneye Kigali kuko kugira ngo ujye kubaka ku mazi nuko Kigali wabaze kwibika kandi none igihe wageze hariya amafaranga ava mu ka Kigali akaba ari yagutunga hari. So urumva abakiri batoya ntago wahita uva muri Kigali, hari ugomba kujyayo byose byararangiye, uri kurya ya pension cyangwa ndi wabitse. Iyo ugikeneye guhiga uwuru wa Kigali uhigira mu murwa, kuko hariya utugwa icyo utahinjiranye ushobora kukibona. Ketse igitoki utemeyeho, ketse agahene woroye, ketse agakoko kabagiweho, n'agafi bakakurobera, ariko icyitwa gutya kashi ubwatsi biba bigoye kubufatisha, ubwo wahageranye nibwo ugumana. Yego, si ukuvuga ngo wabujyanye mu mufuka, ariko bushobora kuba buri kuri momo cyangwa buri kuri konte cyangwa buri ahandi hantu ugenda buza gake gake. Yego. Rero ntabwo ari iby'abakiri batoya, ariko n'umubishatse, ariko ntabwo nakuvuga ngo ubanze ngo isambu ya mbere utunze ngiye ku mazi ufite 30. Ibyo ni by'aba 50. Yego. Ariko n'abandi it's okay. Gusa ni ibintu dutekereza kumva biraryoshye ukuntu iyo nekereje nyine kuba abantu dushobora kuzaba abantu muri generation imwe tukajya gutura hamwe. Kuko umuntu nari nasuye w'inshuti yanjye yari amaze igihe ampamagara ambwira ati rwose kutaza ngo urebe, kandi nageze usanga ni sawa kabisa. Mvura nakomeze n'abandi nasanze hari n'abandi bo muri generation zacu bamaze kugura yo agataka, bari gutangira kuhubaka gake. Oya bazabikora, ntago baratangira kubikora. Uwo ngo nasuye niwe wenyine wabikoze, ariko n'abandi bari hafi, tuzabatera courage. Yego.
tuye dutemberana nyine mu kagoroba nk'abasaza n'udukoni nta tujyane mu bwato twota akayaga. So hari abantu baba bakeneye kubaka inzu zikomeye kandi ziramba. Hari abantu baba bakeneye kumenya icyo ikibanza cyabo icyo cyakoreshwa, inzu yajyamo, ubutaka bwabo icyo bwakoreshwa ndetse n'icyo bwakoreshwa. Abo bantu rero bagufasha ibyo bintu byose nta bandi, ni Premium Construction Group. Ni abaenjeniyeri beza bakiri bato basobanutse, baravanze, harimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Urumva ko ari ibintu byo ku isi hose. Ntabwo ari aha mu Rwanda gusa dukorera, ariko icyicaro cyacu kiri i Remera ndetse n'i Rusizi, naho tuhafite ikindi cyicaro, n'amashansiye yacu yo bamaze kuba menshi sinayarondora. Hari nayo ngewe nisuriye, hari nayo nisuriye nabonye, mbese ibyo bakora ngewe ndi umugabo wo kubihamya. Premium rero Construction Group turayihamagara kuri 0784 42 cyangwa 0785 0785 yego. No abajyanama beza cyane. Yego, weekend yageze sasa. Nicyo nari ngiye guhera. Igisope kiravuze. Igisope ngubu no kubyina gake gake. Muri La Vista Kigali. Nka musaza w'inshuti yanjye. Ahora niki? Ukunda kwibyina. Nuko aramutaje twari gusoza ikiganiro tujyayo. Muri La Vista Kigali. Ariko Jede wamaze kumbwira ngo yashatse kudutamiza tubura umwanya. Buriya no gushaka akawikendi kamwe tukajya akatujyana muri Vista Kigali. Habarangire. Muri Vista Kigali rero Jede wabyumve, Jede ni kuri Vista Kigali. Ni kwa Musonera. Habarangire. Ni hano mu Izindiro. Yego. Ku kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Yego. Mahuriro y'imihanda ine. Ujya Masoro kuri kaminuza y'Abadive, winjira mu nganda, winjira kuri Azamu, nujya Bumbogo. None ni munsi y'umuhanda. Uhita habona rwose hari iranga pe. Bana. Kubera uburyo hasa, uburyo hadekoye. Sanse zose zirumva. Amatwi yumva igisope. Sibyo? Amazuru akumva akanyama. Amaso akabona parikingi, jaride nziza. Urumva? Ubwonko bugatangira gutekereza ibintu birimo imbere. Umubiri ukumva akayaga kuko asa naho ari hejuru. Wawitegeye n'ikibuga cy'indege, asa naho ari hejuru, nubwo atari hejuru ibumbogo, ariko n'akayaga umubiri utangira kukumva. Aho ngeze ubwonko bukaba buri gutekereza imbere, ese hameze gute? Imbere rero ni ahantu heza, hari biyari, bugatekereza kuruhuka kubera hari ibyumba byiza. Yego. Hari screen nziza zo kureberaho umupira. Yego. Hari sale nziza z'inama, yaba anniversaire, ubukwe buto, batisimu, yego, gusoza ikimina, yego, inama y'ubukwe, yego, bridal shower. Hanyuma rero twageze mu cyumba. Mu cyumba ni ahantu hafite ibyumba bifite saro, bifite akabaraza. Rwose uragenda ukaba wicaye muri saro gake ibyumba byaho rabisiye gake ugenda urelaxinga. Wakenera kujya kuryama ukigira mu cyumba karuhuka, nta byo kuvuga ngo uraje winjiye mu icyumba ni nayo saro. Oya, dufite saro, tukagira n'icyumba, akaba nahagenewe umukino nyirizina. Noneho naho kujya hafite Nzove na Stade Amahoro. Yego, naho kujya kotera akayaga gake. Hafite Shyorongi na Stade Amahoro. Yego. Nibyo ngibyo rero Musonera kuri 0785408040. Nibyo ngibyo rero. Vista Kigali. Muri Vista Kigali ni muri weekend. Wagira guti ofete inkuru waruvuze, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yajyanye raporo mu nteko, hanyuma mu kuyisesengura bahamagaza n'abashinzwe uburenganzira bwa muntu n'abanyamategeko. Rafu yari yatumiwe, noneho baza gusanga hari abana batsindwa imanza kubera zaburanywe nabi. So nibaza uru rwego byari byaratinze, ariko ifuke abantu babitekerezaho. Reka mpere muri rusange. Buriya mu Rwanda dufite ikibazo cy'abavoka specialize. Ntabwo dufite itsinda ry'ababuranira abana hano biga na psychology y'abana. Ntabwo dufite itsinda ry'ababuranira abafite ubumuga hano, ubwo kutavuga, ubwo kutabona, nabo ngo tubamenye hano. Yego. Impamvu bari gutanga ngo impamvu abana batsindwa imanza bakavuga ngo nuko bafata abavoka bakiri batoya
baca make Baca make. iyo ntago nyemera Mhm. ntago nyemera kuko iyo miryango Krado mu Rwanashyaka tuzanamutumira ahandi tubivugane. Niba hari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu niyo yakabaye ibashakira n'abavoka. Ibashakira abavoka ntiyakabashakiye abahendutse, ntiyakabashakiye abakirangiza, kandi n'abakirangiza baba bagomba kuzabimenya. Simvuze ko babo burana nabi, ariko nuko bashyiraho impamvu ngo nuko bakorera makeya, ntabwo ari byo. Bitekerejwe bitinze kubera ko muri penale ngira ngo umuburanyi arunganirwa, muri civile ashobora guhagararirwa, right? Yeah. Ariko kunganira umwana nta gitekerezo afite ko ni mineri n'ubundi buzima bwe abarebererwa n'ababyeyi, kunganira umwana muri penale ni nko kumuhagararira. Yeah. So kumuhagararira bisaba ngo hari amatekinike n'amastrategie yo kuba wabanje kumuvanamo amakuru. Amakuru kuko iyo ubura na wunganiwe yubuganira n'umwavoka uti iki n'iki gutya, umwana ari abatari nabizi. Ari igihe uzasanga ubushakashatsi budagaragaje ko byaba bibabaje hari abana bagwa mu byaha bagushijwemo n'abakuru. Hakaba na buriya mu icyaha bavuga element morale, element materiel na element legal. Uko wabitekereje, icyo wakoze wangije ni kwitegeko ribiteganya. Kuri kote morale y'umwana, moralite y'umwana, ni ukuvuga ngo kunganira umwana ntibyakabaye nko kunganira umuntu mukuru. Yego. Kuko intention y'umwana harabashobora gukora icyaha bigezo ku imyaka irabimwemerera. Kugira ngo upime rero ngo yari intentionnel biragoye. Yego. Tubirebera aho ngaho kurebera ngo bunganirwa nabi. Aho kureba ngo bunganirwa nabi n'abashyashya, ahubwo se abansiye bo hari itsinda ri specialize mu kuburanira abana. Krado, Evariste, mwakabaye mu traininga itsinda ry'abavoka baburanira abana, mukabwira muti ku mwana w'imyaka gutya na gutya ashobora kugwa mu cyaha gutya na gutya. Dore psychologie de l'enfant, psychologie de l'adolescent. Kuko benshi habagwa mu bikiniro atazi ko bigize n'icyaha. Yego. Cyangwa se akaba yafatanyije n'umuntu mukuru. So uko babivuga ntabwo ariko byakabaye bimeze. Bisaba ngo ubwo dufite association umwana kwisonga, tugira Krado, tugira Haguruka, tugira na UNICEF. Pourquoi pas bagenda UNICEF baha amafaranga, ariko tugira itsinda riburanira abana, riza umwana rishobora kwinjira muri ntuza ye atari ubikubwiye, wowe ukamwiga ngo dore imyaka ye abahwate. Kuko reka nkubwire, psychologie y'umwana ishobora kumugusha mu nk'ibiyobyabwenge par exemple. Benshi babijyamo kubera ko wenda batabana n'ababyeyi. Yego. Kubera ibigari by'abakuru bakagwa mu byaha gutyo, babyumva. Yego. So bivuze ngo kugira ngo wunganire umwana ugomba kwinjira muri psychologie. We ntabwo abizi uko yabyita, ariko ukabireba ugasanga neze niba yibye igitoki wabo baburaye. Ese nk'aba bana banyagatare maze kuvuga uri umaze kuba mukuru nagira 15 afite imbaraga, ntazajya ajya kwibira bari umunabe cyane. Hanyuma naburana ntago baburara areba. Haroro winjiye mu nkweto ze umenya icyatumye agwa mu cyaha. Hanyuma byo kuvuga ngo gutsindwa bibitwerera kuba bafata bagira abavoka ba make. Nta nubwo umwana ari wakagize avoka wa make, hoya umwana ari wakagize avoka w'inkorokoro, ahubwo abakuru bakaba banakwiburanira cyane. Abana bagahawa abavoka babihuguriwe bakomeye, bagaragura ingingo ku yindi, kandi bahembwa menshi. Kuko byanze bikunze no kunganira umwana biravuna, kuko birasaba ngo nukwinjira muri we biravuna. Uwo rero umwavoka we yakaba ari uwishyurwa menshi, kandi ibyo ntago byakorwa hatarimo imbaraga za Krado niyo miryango yindi navuze. Ntago rero abana bakari baye ari bo bunganirwa n'abantu tuvuga ngo wenda ba experience nkeya n'amafaranga makeya. Yego. Kuko ndabiza abunganizi baraboneka, abanyamategeko barahari, ariko birakeneye ngo haboneke nibura 3 4 5 bavuga ngo twebwe imanza z'abana
nkuko tuzi wenda ko hari abashobora kuba bunganira iz'ibyaha biremereye, iz'ibyaha bya ruswa. Niba ibyo bidahari twaba dufite ikibazo muri baro ku bantu bisipesiyaje. Kandi koko ndabivuga nk'uwigeze kubikoraho nk'abafite ubumuga bwo kutavuga. Ayinya abavoka bazi ntuza bazi ururimi rw'amarenga barangana iki. Hari abantu, hari kese ebyiri bambwiye z'abantu bakatiwe bitari ngombwa. Babyumva imanza zisubirishwamo. Umwe bari bakatiye 10 yaramaze 3 ararekurwa, undi wari umaze 3 undi bari bakatiye 3 we batinda kurusubirishamo agwa gereza. Kandi bigaragara ko ari ibyaha by'undi. Abafite ubumuga bwo kutabona, abafite ubumuga bwo kutavuga, ubwunganizi bwabo bukeneye technique ziri special. So ni kanyinshi cyane cyane ko bafite ubumuga bwo kutavuga kuko akenshi no baba batanumva. Urabyumva cyane. Bamaye kesi y'umuntu muri corona wakorewe icyaha baramwiba. Urabyumva? Bamwibye bamwiba isaha ya couvre-feu yageze, ajya kuri polisi agiye kurega, bahita bamukwata ngo yarengeje amasaha. Ntubanje ngo urebe, urabizi ko ayo masaha yazi namuraza stade. Ntubanje ngo urebe ayo masaha arayazi. Ubundi abadafite ubwo bumuga wahitaga wumva n'amahoni ubwayo, ugahita uti ubwo zirabura 15 baragenda. So dukeneye ayo ma specialisation mu bavoka, kandi ntabwo aribo bazabyibwiriza. Nuko iyo miryango niyizerekana ko hari icyuho ikabenteresa, bagahugurwa iminsi 2 cyangwa 3, none tukamenya ngo dora abunganira abanaba ko dufite n'aba specialiste mu kunganira abanyapolitiki. Nuko wenda baba bishyura menshi, ariko n'umwana twakamwishyuriye menshi, ntabwo ari uko yabuze. Nabunganira abastari turabafite, nabo barahari cyane. Ubwo ni bande amushuti wawe inde afite abunganizi wana buriya ariko nanjye umwunganizi wanjye ntabwo yoroshye. Urumva rero n'abana rero donc abo sa nusoma inkuru mo gakeya ariko uyihutemo ko nge nari isanzwe nyizi. Icyo ni kimwe nari mvuze kugitwerera ko ngo bashaka abavoka bahendutse badafite experience. Ntabwo ari cyo kibazo. Bisaba ko haboneka bispecializa muri iyo domaine, kuko umwana niwe wa mbere ofete. Yego. Ukamenya niba koko icyaha yakigambiriye. Ngubejo bundi ushize sinzi uko aho bihagaze, Igicumbi mu murenge wa Miyove hari cyangwa Nyankenke ku ishuri rya Rumuri, bavuze ko hari abana bakubise mugenzi wabo ngo aje kurya atize, baramukubita arapfa. Businzi aho bigeze. Iyo nkuru narayumviye, iyo case narayumviye. None sabo bana bakurikiranwe, sibyo ko wenda bo bari munsi ya 14, ariko bari muri 14 bagakurikiranwa. Abo bana bambwira ngo icyo cyaha bagikoze bakigambiriye. Oya. Ni ukujya aho ngaho bakabanza kareba cyane cyane elema morale. Reka tunyuzemo amaso gake. Soma wihuta ariko hado. Twagirimana Theogene, umunyamategeko mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha muri RAF. Atiki yabwiye abadepite ko asanga abunganira abana bari mu magororero batabikora uko bikwiye, biturutse ko bamenye biturutse ku bumenyi budahagije. Nyine kukibunganirwa n'abafite ubumenyi bukeze, kandi iyo ni RAF nayo iri mu batanga abavoka. Kukitaba haba abafite kuri ya gahunda twavuze y'amafaranga. Oya, abana nibo bagomba kurihirwa menshi. Aho kugira ngo uhe umuntu umwunganizi, umucuruzi umwunganizi ukomeye, wamuha umwana. Impamvu ntabwo irabasha gufunguka. Impamvu hagarutswe cyane kuri iki kibazo nuko raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko abana bafungiye mu igororero rya Nyarugenge rya Nyagatare batunganirwa uko
bikwiye kuko bamwe nyine bipfira hehe icyo kibazo Rafi bazana karado nibo tuba twiteze ibisubizo ubundi hari wababujije se kubashakira abavoka bafite imbaraga Rafi ifite amafaranga ishobora gukutureninga abavoka bakavuga bati dore kunganira umwana bisaba iki ariko abantu icyambere umwana siwe wishakira umwavoka rimwe na rimwe ashobora kutanamubona urabyumva ashobora kutabasha kumwiyishyurira ntaho akura niba umwana arihirwa minerivare n'ababyeyi ubwo urumva n'umwavoka agomba kumurihirwa so ntabwo rero nibaza ko yakagombye byakabaye ihame muri iyo miryango ikavuga ngo umwana wese utagejeje imyaka runaka automatique ko tumuha umwavoka so kumuha rero ntabwo umuha wa wundi mushyashya ubonye wamuha ancien wenda kunganirwa na wa wundi mushyashya kugira nawe yagire experience ariko kuvuga ngo hajya abafite ubumenyi buke n'uburambe bukeya umwana ntazi n'urutonde rw'abavoka ahereye ku burambe cyangwa ubunararibonye afata uwabonye urabyumva ariko se ku mwana agomba kurebererwa na societe uhereye ku babyeyi n'abaturanyi n'abandi iyi miryango yakagombye kumushakira umwavoka w'imbaraga ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga niba turi kubibona ko abana bafungwa batazi cyambere ntibazi kuburana ntibazi amategeko urumva bisaba ko agira umwavoka nuvuga ngo umwavoka w'umwana si uwunganira yakabaye nk'uhagarariye burundu urabyumva akaburana agafata imitsina nk'aho ari we mwana ari we uri kuburana muri penali nubwo byitwa kunganira ariko umwavoka w'umwana we abasa naho amuhagarariye so ntabwo ari ubonetse wese rero ntabwo ari ubonetse wese bamwe muri bo bahurira n'abunganizi babo ku rukiko batateguranye imanza ntabwo azi procedure urabyumva ntabwo azi procedure ngo avoka tubonana kangahe tubitegurana gute mubwira iki nkareka iki urabyumva kuko umwavoka iyo akunganiye umubwiza ukuri kose sibyo umwana ibyo ntabizi bagahurira ku rukiko igaho baze guhura n'umuntu ukunganira mugahurira ku rukiko mutarigeze mubonana mutarigeze muvugana na rimwe wambwira ngo urwo rubanza bakirutsinze urumva ni ikibazo kigomba kwiga zabivugana na Evariste aho ngaho ndumva barasa naho babyoroheje kandi ntabwo bahaye agaciro abana kandi bari banafungirwa Nyagatare baba ari abana bafite imbere dushimira leta ko yashyizemo n'amashuri bakiga bagatsinda kandi utsinze ahita babarirwa akajya mu rugendo n'abandi babyumva nuvuga ngo n'abana baba bashoka so rimwe na rimwe bakagwa mu byaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba ariko amategeko ameze ariko hari ubundi buryo byakorwa yego cyangwa bagashyiraho ibwiriza ibyaha byakozwe n'abana bikabanza mu bunzi none raporo y'abunzi akaba ari ijya mu rukiko kuko burya abunzi bo baragaragura cyane ntabwo bareba inyandiko n'icyo kirashoboka yes urubanza rwa mineri rubanze mu bunzi ku musozi aho icyaha cyabereye sibyo noneho icyo abunzi bemeje kibe cyahabwa umugisha n'urukiko ariko nibura bivuga uti dore nibura twarebye yes ariko ni byiza kuba byaje muri raporo yes hari kandi bamwe mu bunganizi batajuririra imanza z'abana ku gihe bigatuma urubanza rupfundikirwa voilà ngaho nyuma urumva kubera ko umwana watabizi iyo umwavoka yunganira umuntu mukuru ahita avuga ati tujurire umwana ibyo ntabizi byo kujurira niyo mpamvu urumva kujurira umwavoka bisabwa n'umukiriya we ariko umukiriya we ntazi n'ibyo juriraho riva ndumva ngo akabaye umuhagarara ugahita wibwiriza udategereje ngo umukiriya ntabyo yasabye umukiriya w'umumineri se yakomeza hakabaho n'abatishoboye baburana batanunganiwe icyo byo ntabwo byemewe minere niba mu Rwanda niba iyo case yarigeze kubaho rwose Madame Chief Justice niba bishoboka ko ubundi mineri kunganirwa ni ihame nakuka urumva niba jewe mfite abunganizi babiri sibyo kandi nanjye ushobora kuba uri mukuru kandi urubanza ushobora kuba narwibyimbira ngaho ibaze none umwana wanjye nishyurira minerivare nagwa mu cyaha
agendeye ajya ku rw'ibyinyo. ubwo se karadi biri he? Haguruka se baba bari he? Rafu se baba bari he? Umwana mineri akaburana atunganiwe niba byarabaye Nibyo ndi gusa. twaba twararangaye. Nibyo ndi gusa. Komeza. Yego. Rega ibyo bintu byabereye mu nteko. Yego. Twagirimana avuga ko kunganira umwana bisaba umwihariko kuko urubanza rwe rusaba kubanza gukora ubucukumbuzi bwimbitse. Bitwagize ubwo babukoze bagomba kubukora. Ni ikibazo. Komeza. Kuruta uko wakunganira umuntu mukuru. Sure. Ati iyo urebye usanga biterwa n'impamvu eshatu zirimo ikibazo cy'ubumenyi buke, kubunganira abana kuko abenshi baba bakiri bato mu mwuga kuko none se itegeko none se nyine ni gute twisanze aho hantu? Ibyo bintu bikuvugirwa mu nteko. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu irahari, abahagarariye imiryango itanga abavoka barahari. Kuki twisanga aho hantu nyine umwana yunganiwe n'ufite ubumenyi buke? Waruvuze ako nakambira kandi kuko baba bataramenye uko imanza z'abana ziburanwa. No, habuze iki nyine? Tubategure dutegura abavoka bo kuburanira abana hakiri kare. Ngo kandi nagaki abenshi baba bataragira ubumenyi bwo gusesengura imanza neza z'abana. Kuki aribo bajyamo nyine? Byagenze bite? Twagiramungu avuga ko Twagirimana avuga ko kugira ngo umwana yunganirwe bisaba ko umwunganizi we aba afite amakuru afatika ndetse yabanje no kumuganiriza akamenya uko ikibazo cye giteye, nawe ubwe akajya kwishakira andi makuru arebana n'ifungurwa ry'umwana. None amakosa n'ayandi. Ni umwana atari we wihitiramo umwavoka. Iyo miryango ibiraho ikuri. Ari ugutegura abavoka baburanira abana biri mu nshingano z'iyo miryango. Ari ukubahitiramo umwavoka ufite imbaraga nabyo biri mu nshingano z'iyo miryango. Ahubwo yakoze iki mbere? Nibafatireho. Ntabwo abana aribo numva ari ukwivuguruza. Umwana ureberwa n'ababyeyi none twajya kumuhitiramo umwavoka tukamuhitiramo nyine udafite ubumenyi cyangwa ubunararibonye. Ntabwo ari byo. Abana nibo bakabaye bunganirwa n'abantu bafite imbaraga. Yego. Indi mpamvu ituma abunganizi batiga imanza neza. Inkuru yanjye iwanjye ntabwo uri gufunguka ariko irafungutse. Yego. Nuko batiga imanza neza ziburanamo abana bituruka kuba igihembo cyabo ari gito. Igihembo cyande? Cyabunganizi. Gito gute? Ingana n'ibihumbi 400. Ni itegeko se y'ukunganira umwana ahembwa make? Simbizi nibyo biri mu nkuru. No, ntago ndi kubyumva. Ushaka ninde ushakira abana bunganizi? Kuki abashakira abamake? Kuki twisanga bene aha hantu? Warugeze ku gika cya kanga. Indi mpamvu abunganizi ati ayo mafaranga rero usanga yakirwa na bamwe batarabona akazi keza cyangwa badafite ibindi bakora, batanafite uburambe. No, ibi ninde ugomba kubikosora? Nge ntabwo nabyumvaga ngo abadafite uburambe kuki ari bo bunganira abana, kuki ari bo bahembwa makeya. No, abana bashakirwa umwavoka kuko ni mineri. Umubyeyi amushakira ishuri, umubyeyi amushakira umwambaro, umubyeyi amushakira ibyarya. Byose nta na kimwe umwana abona akishakiye. None kuki bigera imbere y'amategeko se noneho akabona ibidakwiye? Biva hehe? Ninde ubatanga? Niko mu Rwanashyaka Evariste ninde ushakira abana bavuga ku buryo ajya gutoranya none akabahitiramo abamakeya ngo badafite n'uburambe. Ayo mafaranga yakirwa badafite ibindi bakora, batanafite uburambe n'ubunararibonye.
mu kuburana imanza ugasanga bituma abana badahabwa ubutabera bwuzuye biturutse ku manza zaburanywe. Ibaze nese aba bana turabita abandi mineri ko ari uw'igihugu, ni twese nk'abitsamuye, ni twese nk'abitsamuye, ari uyu uvuga nawe arimo rafishijwe gutanga abavoka. Kuki yahavoka umuntu avoka ufite experience ikamuha umuntu mukuru, yagera ku mwana ikamuha utayifite? Kuki yahavoka wa 500 umuntu mukuru wanabona nayo kwitopingiraho app, noneho mineri ikamuha 100? Kuko mineri we nta n'ijana yakongeraho. Ashwe. So rero ni ibyacu nitwe twabyishe. Good. Twagira Imana avuga ko usanga hari n'abunganizi bahatira abana kwemera icyaha kubera ko babona aha hantu niho nashakaga watinze kuhagera. Abunganizi bahatira abana kwemera icyaha kubera ko babona kuburana rwa rubanza atazabishobora kandi yamaze guhabwa igihembo. Ubu n'ubuhemu. Unubuhemu. Uwo mwana si no kumuhatira, niyo wabimubwira we ntabazi ingaruka zabyo. Ashobora no kumubwira ati emera icyaha bazaguha ibihano bikeya, kandi akaba yaburana afashe imitsina ku buryo umwana bumwere, sibyo? Hakaba n'ingingo ivuga ngo dore uyu mwana par rapport y'ubumenyi afite kuri ibi, babyumva, iki yagikoze atabitekereje kuko ntashoboye gutekereza, bakagigana n'icyo ubushinjacyaha n'umwavoka hano n'umucamanza akaza gufata umwanzuro. Ariko kubwira umwana ngo emera icyaha, ntujurire ntugire ute, umwana kwemera icyaha ntabazi icyo bivuga, ntabazi icyo bivuga, no kumubeshya. Yamaze kubona igihembo ati hakwiye kurebwa uburyo imanza, ariko namwe yafu muri mu bagomba kubireba, hakwiye kurebwa uburyo imanza z'abana ziburanwa n'abantu babimenyereye, ariko ninde ubaha batamenyereye. Ngiye iki ntago ndi kucyumva. Rafi ishinzwe kuba bashakira na karado, sibyo? Kuki bashakira batamenyereye? kandi kuki batabashakira Gashabana cyangwa Maître Bruce na Ntuza na Gashema? Ayo babaca bakayaba. Nese ni ikosa ry'umwana, niwe wishakira umwavoka. Aranamuzi se umwana ko abazi mwarimu gusa. Umwana umuntu ukomeye abazi directeur. Rimwe na rimwe na gitifu ntabamuzi. Abazi gitifu ni baki. Ngaho ubwira kumenya abavoka. Nubwa mbere akandagiye mu rukiko. Nubwoba n'iki byose. No kwifata nta byabazi. Urabyumva? So rero ntago ndabona uwo bari gushyira umupira mu biganza. Kandi bafite uburambe mu kuburana imanza kuko abo zihabwa batuma umwana ashobora gufungwa bitari ngombwa. Bazindu zibaha. Mudusubize nindu zibaha. Evariste mu Rwanda cyaka muri Karado. Ikiganiro dufitanye ku wa mbere. Uzabanze wumva iki ngiki, uzaza usubiza ibi. Nindu habana bavoka. Narafu tuzababaza. Nindu habana bavoka. Ku buryo abahitiramo abazi badafite uburambe, badafite ubunararibonye, batazi imanza. Nindu bahitiramo. Okay. Twagira Imana yasabye abadepite ko hajya havugururwa amategeko cyangwa hakabaho kuyahuza arebana n'uburenganzira bw'umwana. Voilà! Nubundi urubanza rw'umwana rwakaburanywe hisunzwe nuza Convention Internationale des Droits de l'Enfant, CIDE. Niba ibyo bitaba nta makosa twakoze. Simvuga ngo nayande cyangwa nayande. Si umucamanza waruciye, si umwavoka warushinje, si umushinjacyaha warushinje, si umwavoka warwunganiye. Ni twese. Ibyakabaye byiza bishobotse. Urubanza rw'umwana ni rubanze muri ku mudugudu mu bunzi b'akagari. Noneho raporo yabo ari izashingirwaho mu rukiko, noneho wenda ho yunganiwe. Ko mu bunzi bose ngombwa ko yunganirwa. Araburana imbere ya nyirasenge base wabo n'abavandimwe b'uwo wenda yakoreye icyaha. Aho ho si ngombwa kunganirwa. Yabyikorera. Niba yateye umuntu ibuye agapfa cyangwa agakomereka, aravuga ati twazamukaga tuvuye kuvoma, anuka gutya ngira mfata ibuye bigezo n'urugero.
abisobanurira aho ngaho abari aho barabyumva ariko nibigera mu rukiko basoma izi nyuguti ziri ku mpapuro z'umweru itegeko ku itegeko nuvuga ngo rero yageze mu rukiko ntiyaba umwana ntabwo aburaniwe cyana kandi umwana n'umwana toujours n'umucamanza yamenye ko ari kuburanisha umwana n'umushinjacyaha akamenya ko ari gushinja umwana sinzi rero uyu nguyu n'impamvu kuki bivuzwe ubu ntacyo ko ni ibyacu twese kuko okay ati kugira ngo hajye habanza kubaho kugoragoza mbere yo gufata icyemezo cyo gufunga umwana voilà byagoragoza nibibanza mu bunzi bizavanaho nka 60%, 40% bariyo igera mu rukiko noneho mu rukiko atsindwe 10 urumva ariko niba byose bihita bijya mu ntuza inkiko n'iz'abantu bakuru ati ubundi ibyo umwana yakora byose biba bikwiye kubanza gusuzumwa bihereye mu mizi w'icyo cyaha yakoze kugira ngo harebwe ariko se kuki bibaye 2026 ntago ndabibona impamvu iyi myaka yose twaraho twatereye hagati y'ryinyo tutera hagati mu ryinyo ari upanga imanza ari gerefe ari twese tugumva ko umwana araburana nk'uko umukuru aburana bigomba kugira mwihangane okay ngeze hafi ku musozo gusuzumwa bihereye umuzi w'ikibazo arebwe uko yafashwa guhabwa ubutabera nubwo nta mubare wagaragajwe w'abana batahawe ubutabera uko bikwiriye abadete bavuze ko mu nzego z'ubuyobozi bazatumiza kugirana ikiganiro nabo harimo na minisitiri w'ubutabera ndetse n'urugaga rw'abavoka kugira ngo baganire uburyo iki kibazo cyakemuka. Depite Ndangiza Madina perezida wa komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside yavuze ko ku bintu by'ingenzi bagiye gukora ari ukuganira n'izindi nzego kugira ngo barebe uko ibi bibazo byagaragajwe by'ubutabera buhabwa abana bikorwa ahubwo vuba bikorwe vuba. Donc hari ingamba nyinshi guhugura abavoka baburanira abana gushakira abana abavoka bashobotse bafite experience gushaka abavoka banahembwa amafaranga afatika nk'ay'abakuru. Ikindi gishoboka kuba urubanza rw'abana rwabanza ku musozi mu bunzi baho ngaho byabereye none mu nyiko akajyayo izo abunzi bamaze kwanzuraho reka bashobora no kukirepara gishobora no guhera mu buhuza cyane cyane ko umwana niba twapimye intention element morale idahari imiryango yakungwa ariko ntago narinzi ko abana burya baginyagatara ari ukubiba byagenze erezo make bimenyekanye ubwo bigiye gukemuka. Bizere ko iki kiganiro bazagirana na minisitiri w'ubutabera hari icyo kizafasha ariko ubwo aricyo kizafasha ariko kigomba kugira nabo ibyo kigenderaho bimwe muri ibyo tuvuze abunzi ubuhuza ibinaniranya kari byo bijya mu nkiko kandi abunganizi bakarabunganizi bahuguwe mu kunganira abana yego byanashoboka n'umushinjacyaha akaba afiteho experience mu gushinja abana n'umucamanza akaba afite experience mu kuburanisha abana. So niba umuntu uburanisha Karegeye ari nawe waburanisha umwana we byaba ari ikibazo societe yabifite ikibazo niba umuntu urebererwa n'umubyeyi yagera mu rukiko tukamufata nk'umukuru kandi kuva yabaho nta kintu kimwe arihitiramo n'umwenda atazi kuwuhitamo atazi ngo nimugoroba turarya iki twagera hariya tukamushyira imbere y'impapuro amategeko yanditse inyuguti zanditse ku mpapuro nk'uko tuzishyira imbere ya Karegeye cyaba ari ikibazo cya societe twaba twaratinze kubibona. Urakoze cyane mwari ndagushimiye. Hari ikindi kiganiro tubarayirikiye bashobora kuzabona ejo. No biganiro birahari nakagaruka wa mugani wawe ibiganiro byacu byo nakagaruka niba babishakaga reka nkore introduction
ni inkuru ebyiri zasohotse abantu bagiye basharinga ngewe hano ni mu kivandimwe ubwo iyo bayimisharinze bagira ngo mbivugeho. Inkuru ya mbere ni ijyanye n'ihungabana ryatangiye kugaragara mu basirikare ba Afurika y'Epfo batsinzwe Igoma bigasohoka ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo muri South Africa. Icyo ni kimwe. Hanyuma indi umuvandimwe anyoherereje, uwo ni wa muvandimwe twagiye gusura ku mazi. Amazi iminsi antungurana nimugora yamuje n'umuntu ntaherukaga. Indi yampaye rero ni inkuru nayo yasohotse kuri kanze ndebe izo nkuru nazishyize mu Kinyarwanda nizo zizavamo ikiganiro cy'ubutaha. Zizavamo ikiganiro cy'ubutaha donc aravuga inkuru iravuga ngo psychology says people raised in 60s 70s and 80s developed 80 mental strength that are rare today. Ni nko kuvuga ngo abantu babyirutse, abantu babayeho muri 70 bafite kanze ndebe uko mu Kinyarwanda twayise. Donc ni nko kubivuga ngo ama generation y'icyo gihe hakiriho tekinoloji itaraza, abantu kandebe umutwe. Ubushakashatsi mu by'imitekerereze bwerekana ko abantu bakuriye mu myaka y'1970 n'1980 bagize imbaraga 8 zidasanzwe z'ubwonko zigoranye kuboneka muri iki gihe. So ubwo ruvuga ngo ni ukubera ko ubuzima bw'iriya myaka yari struggle, amatara ntayo, amazi ntayo, amashuri ni make, nta telefone, nta GPS, nta Google Map, nta AI, nta televiziyo, radio zo zari zihari. Donc izo ngorane abo bantu baciyemo, aba psychologists bo mu kigo rekanze ndebe kanze ndebe ni ku rwego rw'isi. Donc bararebye basanga abo bantu iyo ubwo buzima bumeze butyo bwarabafashije kudevelopa ibintu 8 bidasanzwe abubu batayifite. Yego. Kuko abo ubu nyine baramuyihurizo akaricisha muri chat GPT. Yes. Okay. Kandebe inkuru yasohotse kuri Global English Editing, niko ikinyamakuru cyitwa. Inkuru yanditswe na Fale Ledgerwood. Aravuga rero akavuga ko abantu tuzabireba, tuzareba izo ngingo 8, izo mbaraga 8 ubwonko bw'abantu muri iriya myaka bafite utabona mu bubu. Ariko mwabyumvise niba turi muri AI tukaba turi muri robot, tukaba turi muri za Sophia, tukaba turi muri za automatique, tukaba turi za robine mu cyumba. Urabyumva? Robine mu cyumba. Kuko abanyuma yaho muri za 90 robine ni muri jaride, ariko robine ni mu cyumba. Twebwe robine zari kano, robine mu kabande kuri kano. So urumva ko bitandukanye. Ibyo nibyo izi nkuru zombi ko zose nimaze kuzigira mu Kinyarwanda, izi tuzazikoramo ikiganiro. Yego, reka kizabe ikiganiro ukwacyo. Ya indi y'abasauza ukuntu bagiye bagambanirwa, ukuntu babwiye ngo murakaza neza muri Ukraine. Ayinya. Yego. Ibi nabyo tuzabikoramo. Ibyo ngibyo rero reka tubashimire. Abantu bumve ibijya mbere. Yego, mwari nagushimiye cyane. So asante sana, asante kabisa. Ibyo ngibyo rero reka tubashimire mwebwe twari tubanye muri iki kiganiro. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Yes.